Iki ni ikiganiro ejo. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro ejo mugikurikira ku 104.3 ijwi rya Amerika mu masaha nk'aya. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nigena Roger naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mbahaye ikaze mu kiganiro mugiye kugezwaho nanjye Nicole Giraneza. Umwana ufite ubumuga akenera kwitabwaho bidasanzwe, akajyanwa mu mashuri ndetse akaba yanakora indi mirimo itandukanye ishobora gutuma umubiri ukomera. U Rwanda kimwe n'ibindi bihugu ruracyafite ubushobozi buke bwo kuba bwaha ibikoresha aba bana, gushyiraho amashuri yabo ndetse n'ibindi. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku mibereho y'abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda, turebera hamwe itotezwa aba bana bahura naryo, tugamije kwigisha umuryango nyarwanda ko abana bafite ubumuga bafite uburenganzira bwo kubaho badatotejwe. Turaza kumva icyo abaturage batandukanye bavuga kuri itotezwa rikorerwa abana bafite ubumuga. Ese babona iki gituma aba bana batotezwa? Turumva kandi ubuhamya bw'umwana uhura n'itotezwa bitewe n'uko afite ubumuga. Aradusangiza uko abayeho ndetse n'icyo asaba umuryango nyarwanda muri rusange kugira ngo itotezwa rikorerwa abana bafite ubumuga rihagarare. Twagiranye kandi ikiganiro n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'abafite ubumuga mu Rwanda. Ese baba bakira ibibazo bingana bite ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana bafite ubumuga? Nimujye kureba radiyo zanyu, iki ni ikiganiro ejo. Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Umuntu ufite ubumuga hari imwe mu mirimo atabasha gukora kimwe nk'abandi. Ubumuga bushobora kuba ari ubw'ingingo, ubumuga bwo kutabona, kutumva cyangwa ubumuga bwo mu mutwe. Abantu bafite ubumuga runaka usanga izindi ngingo zabo zose zikora neza. Kuba umuntu afite ubumuga si ikintu gishya mu muryango nyarwanda, kuko hari uburyo butandukanye umuntu ashobora kugiriramo ubumuga. Hari ubumuga umuntu avukana, ubumuga buza umwana akimara kuvuka ndetse n'ubumuga bushobora guterwa n'imvune. Imwe mu miryango nyarwanda iracyafite imyumvire y'uko iyo umuntu abyaye umwana ufite ubumuga aba agushije ishyano, ndetse bamwe mu bagize uwo muryango bagaha akato umugore wabyaye uwo mwana. Si ku mugore wabyaye uyu mwana gusa, ahubwo n'umwana wavukanye ubumuga usanga hari imwe mu miryango imutoteza. Ni muri urwo rwego Ariete Nishimwe yaganiriye na bamwe mu babyeyi batuye mu mujyi wa Kigali, bakamubwira igituma hari imwe mu miryango igiheza abana bafite ubumuga. Reka tubumve. Gusa ni imyumvire mibi y'abanyarwanda, ariko jewe numva ko mbere yo kugira ngo bampa akazi bakagombye guha wa wundi ufite ubumuga, niba afite n'akagare ari kugasunika cyangwa ari umuntu umusunika, byaba byiza kugira ngo wenda ejo hazaza nawe yaba yabonye uburyo ki yagenda, ariko ukaba utabugira utamutesha agaciro. Ubundi bwo ntago byakagombye yuko bana heza, bakagombye kujya bafatanya, mbese bagasangira, bakabana neza, bakumva yuko umuntu wese ari umuntu. Nyine ni imyumvire mike y'aba bantu, abana n'ubwo bumuga ko atari uwigize ukamufata nk'umuntu, nk'uko nabo bakwiyumva mu buzima bwabo ko nabo byabahindukira. Ese umuntu ntiyaba ikimuga kandi yarara umuntu muzima? Ubundi umuntu wese ni umuntu, kuko mbese twese twatutse ku mugabo umwe, mbese twese ni nk'aho mbese tungana. Murakoze. Impamvu wenda ni uko bitewe n'ubumuga afite, wenda se afite nk'ubumuga bwo kuba atagenda cyangwa se atabona, uri byumva ko umuntu atabona ko wamuha nk'ikintu ngo akore biragoye, kuko umuntu yaba ari guha serivisi cyangwa se ari gukora icyo gikorwa, ntabwo aba amureba, biragoye. Ariko ntabwo burije ko hari ikindi ashoboye. Niba wenda se afite ubumuga bwo kureba, ushobora kumuha kuba yajya agira inama abo bakozi bandi ufite. Wenda afite nk'ubwo bumuga bwo kuba wenda atagenda, urugero ushobora nko kuba wenda se wamuha kuba yacuruza, ashobora kuba yicaye umuntu nko muri butike, se urugero umuntu yaza kuko afite amaboko akaba yakoresha amuhereza nk'ibintu runaka. Impamvu abantu abagihezwa abana n'ubumuga ni ukubera imyumvire y'ababyeyi iba ikiri hasi, nicyo kibitera, nta n'ikindi, kuko aba ari abantu nk'abandi. Ni ukuvuga ngo ni ababyeyi banga kwakira ko abana babo ari abana nk'abandi.
Barakoze cyane aba baturage bo mu mujyi wa Kigali badusangije ibitekerezo byabo. Bagiye bagaruka ku myumvire mibi abantu bafite yo kumva ko umwana ufite ubumuga atameze nk'abandi. Abandi nabo bati biterwa n'uko ababyeyi baba batarakira ko babyaye umwana ufite ubumuga bityo bagahora bamuhisha. Nawe uduteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro. Tubwire, ese ubona hakorwa iki ngo guheza abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda bicike? Dusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Ushobora no gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikira ubutumwa kuri WhatsApp. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Abana bafite ubumuga bakenera kwitabwaho bidasanzwe ndetse no guhabwa ubufasha mu buryo bwose bushoboka. Kuba umwana afite ubumuga bimugiraho ingaruka nyinshi ku mitekerereze ye, imyitwarire ye ndetse n'ubwenge bwe. Ni muri urwo rwego abana bafite ubumuga bakenera amashuri atandukanye akungahaye mu kuba yabaha uburezi bakeneye. Aba bana kandi bakenera kubona ubuvuzi buhambaye kugira ngo babashe gukurikiranwa neza. Amwe mu mashuri yita ku bana bafite ubumuga twavuga nk'ishuri ry'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe ishami rya Gatagara riri Gikondo ryatangijwe muri Mutarama 2015. Mu kiganiro ababyeyi barerera muri iri shuri bagiranye n'igihe.com ikinyamakuru cyandika mu Rwanda, umwe muri abo babyeyi yaragize ati mfite umwana ufite ubumuga bwo kutavuga, ubagize imyaka 7, ariko bene wabo w'umugabo bahora banyurira ko nazanye umwana ufite ubumuga mu muryango wabo ngo kandi batajya babyara abana bameze batyo. Agahinda karanyica nkaceceka kuko nta kundi nabigenza. Akomeza avuga ko byatumaga yiheba cyane, yabagize aho ajya umwana akamusiga mu nzu ngo hatagira ubona ko yabyaye umwana ufite ubumuga. Atariko kuri ubu nariyakiriye numva ko umwana wanjye ari umwana nk'abandi ndetse n'abavandimwe bavutse badafite ubumuga baramukunda cyane. Mu kiganiro Ejo mugenzi wacu Ariette Nishimwe yaganiriye n'umwe mu bana bafite ubumuga amusangiza ubuhamya bwe nuko abayeho mu muryango. Ese kuba afite ubumuga hari ingaruka bimugiraho mu buryo abana n'abandi? Tubumve turagaruka mu kanya. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nzabonimpa Boniface, abanuye hano mu murenge wa Mpanga. Ese wadusangiza ku mateka y'ukuntu byakugendekeye mu gihe ubumuga bwatangiriye? Maze igihe kingana n'imyaka 4 ubumuga byatangiye, nacitse ukuboko, ariko muri icyo gihe byari binkomereye cyane kubera ko nko mu rugo naramenyera kurisha imoso, byasabaga umuntu ngaburira, ugasanga nimba mukuru wanjye adahari hari igihe inzara yanyicaga kubera ko byabaga byananiye nta n'uturimo nikorera, byasabaga kumfurira ku ishuri n'abandi gukina n'abandi bana bo babanje kujya banserereza ngo ndi kajorite. Mu minsi ya mbere ntabwo byari binyoroye, ababyeyi nyine batangiye kumfata nkaho hari ikintu mbura, nkaho nta kintu nzakomeza kwigezaho, nyine byari bingoye cyane. Uyu munsi subayeho gute? Uyu munsi nagerageje kugenda niyubaka, nabo n'ababyeyi bagenda banyumva, ariko hari bamwe muri bagenzi banjye bamfata ukundi, bamfata nk'umuntu udafite ingingo zuzuye, nkaho hari ibintu ntashobora gufatanya nabo, kandi murabizi ko tuba dushoboye. Gusa ngerageza kutitera icyizere kugira ngo nanjye ubwanjye kugira ngo ejo nzagire ejo heza. Ubona ari izihe ngaruka bikugeraho mu buzima bwawe bwa buri munsi? Bingiraho ingaruka nyinshi kuko hari ukuntu abantu bamfata, hari n'ahantu njya ntibizere ko nshoboye, nk'abafite amaboko 2, abantu ntabwo bizera ko nshoboye nk'uko byagakwiye, kandi mu by'ukuri ngerageza kwiyubaka, ariko hari hamwe njya gusaba serivisi ukabona cyangwa ngiye gushaka nk'indi mirimo, kuko ntabwo nakora nk'imirimo nk'abandi bana b'urungano wenda bafite amaboko 2. Bingiraho ingaruka nubwo mfite insimburangingo, ariko ntabwo nakora nk'umuntu ufite amaboko 2. Abana bagenzi bawe bihebye uyu munsi nabo bashobora kuba bari mu buzima nk'ubwo wari ubayemo, ni iki ubabwira uyu munsi kugira ngo bumve ko nabo ubu ngubu atari ryo herezo? Nababwira cyo ntibihebe, kuko nanjye bitangira nanjye ubwanjye nabanje kugira kwiheba kubera ukuntu abantu bamfataga, ariko nyuma naje kwicara ndatekereza, ahubwo ubu nibyo bimpa imbaraga zo kugira ngo nkore kurusha abafite amaboko 2, kuko nibwo buryo bwonyine buzatuma niteza imbere, bigirira icyizere nubwo wenda babana n'ubumuga, ariko ibindi bizaza. Ibyiza biri imbere, iyo ukomeje gukora ibyiza biri imbere. Noneho mu muryango nyarwanda hari abantu bagiheza abantu bafite ubumuga bumva ko badashoboye. Ese abo ni ubuhe butumwa babagenera? Ubutumwa nabagenera wenda ni ikibazo cy'imyumvire, ariko ubutumwa nabagenera turashoboye kandi dufite umurava. Natwe nubwo tubana n'ubumuga ariko turashoboye kandi dufite umurava wo kubaka igihugu cyacu. Iyo bajye babidushyigikiramo, aho tubakeneye badufashe, aho dugize intege nke natwe si ubwacu, ariko ibindi turabishoboye, nubwo wenda ntashobora nk'ibyaba
nabo ariko hari naho nakora kubarenza. Bagenzi banje ku ishuri mbasha kubasobanurira amasomo kandi mbana n'ubumuga hari ubu ndi muri komite y'urubyiruko ahantuye ngira ibitekerezo mbafite ibitekerezo bizima ntabwo kuba nta rugingo mfite bivuga ko hari ikindi kibazo mfite kuko natwe turashoboye dushobora gukora nubwo tubana n'ubumuga ariko turashoboye. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane umunsi mwiza. Turamushimiye cyane Nzabonimpa Boniface mu karere ka Kirehe. Mwiyumviye ko yagize ubumuga ku myaka ye 14 bikamutera kwiheba ndetse bikamugora kwiyakira kuko ku ishuri bagenzi be bamuhimbaga amazina bitewe nuko afite ubumuga. Nawe uduteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro. Ese ubona hakorwa iki ngo guheza abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda bicike? Dusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Ushobora no gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 ikigo cy'igihugu gishinzwe ibaruramibare Rwanda National Institute of Statistics of Rwanda cyagaragaje ko abarenga 450 bafite kuva ku myaka 5 kuzamura bafite ubumuga. Iyi mibare kandi igaragaza ko muri aba igitsina gabo bangana n'abarenga 220 naho igitsina gore ni abarenga 225. Ubu bushakashatsi kandi bwagaragaje ko intara y'Amajyepfo iza ku mwanya wa mbere mu kugira abantu benshi bafite ubumuga, bakurikirwa n'intara y'Iburasirazuba. Bivuze kwimwa uburenganzira mu muryango, umubyeyi agafata umwana yabona afite ubumuga atamujyana mu kigo akamutamo, abandi bakabata ku nzira, abandi bakabima uburenganzira bwo kwiga cyangwa se kuvuza umwana kandi nabafashwe nabi. Icyo rero ni CPD ikora ni ukubakorera ubuvugizi ubukangurambaga hirya no hino. Iyi mwaka dusoje ingengo y'imari nabwo twongeye guhura n'ababyeyi hafi nka 300 igena mu gihugu bibumbiye mu matsinda amakoperative afite abana bafite ubumuga, tubakangurira kwita ku mwana ufite ubumuga kuko buryo umwana agomba kurerwa mu muryango. Ibi byadufashije kumenya ibindi bibazo by'uko hari imiryango yagiye itandukana kuko umubyeyi yabyara umwana ufite ubumuga, tukaba kubagira inama, hari abagiye basubirana ukabona umwana baragiye bamufungirana ahantu ntiyiga ntavuzwa, twamara kwibona tukana n'akarere akarere kakabasha kugenda gakora ubuvugizi kagasubiza umuryango, umwana agasubizwa uburenganzira bwe. Uretse wenda amasezerano leta y'u Rwanda yagiye isinya muri ya gahunda yo gushyigikira ko ufite ubumuga nawe agira uburenganzira nk'ubw'abandi, itegeko rihana gute wa mubyeyi wirengagije nkana cyangwa se atabizi bwa burenganzira bw'umwana bugahutazwa? Itegeko nomero 01/2 ryasohotse ku itariki 20/2/2007 ingingo ya 28 mu ngingo zisoza igena ibihano. Yavuga ngo umuntu wese ukoreye icyaha umuntu ufite ubumuga, icyaha cy'ivangura nk'ihohoterwa iryo ari ryo ryose, ahanishwa igihano gisumba ibindi byose mu mategeko mpanabyaha cyangwa se mu mategeko agenga ibyaha mu Rwanda. Niba wahohoteye umwana ufite ubumuga, tuvuga namufashe ku ngufu, niba gufata ku ngufu igihano gisumba ibindi byose ari burundu, hakaba n'icyo bita igihano cyo hejuru n'imyaka 5, ubu uzajya uhabwa burundu. Niba umara guhamwa n'icyaha n'inkiko uzajya uhabwa igihano gisumba ibindi byose kuri icyo cyaha. Niba wimye ibyo kurya umuntu ufite ubumuga kandi wenda ubishoboye, bazareba ubushobozi ufite, umushinjacyaha abigena nk'icyaha akujyana mu rukiko, hanyuma urukiko nugucira imyaka 5 n'ubwo 15. Kese mwakiye zifitanye isano no kubuza uburenganzira umwana ufite ubumuga? Nka kese imwe y'umubyeyi wari ufite abana 2 hano mu murenge wa Kinyinya, mama wabo yarabafungiranaga ariko nanone tukabona ko abana babuzwa uburenganzira. Izindi ngero twavuga ni nk'abana ubona baba batabashije kwitabwaho ngo bavuzwe, rimwe na rimwe ukabona harimo uburangare bw'ababyeyi cyangwa se uburangare bw'abagomba kubikora. Nk'urugero umwana wo mu karere ka Gicumbi twagerageje gusura dusanga mu gihugu kugira ngo avuzwe birenze ubushobozi bw'ababyeyi. Ikindi ni umwana wiga mu kigo kimwe cy'amashuri Nyanza, aho yimwaga uburenganzira bwo kubasha kwigana n'abandi, bavuga ko afite umugabo ukomeye, ariko kugira ngo abashe kuba mu kigo ni intambara. Bivuze ko rya tegeko ntawe rirahitana? Itegeko ryo abo ryahitanye ni abantu bagiye babangamira uburenganzira bw'abafite ubumuga. Dufite nka kesi imwe y'abantu
bagerageje navuga kubangamira uburenganzira bw'abafite ubumuga. Umuntu yinjiye muri tagisi yagezemo mbere kuko atabasha kubyigana, itagisi imaze kuzura abwiye shoferi ati igare ryanjye rinshyira inyuma, komveri ati ntabwo natwara ikimuga, kamusoramo nyine nk'umutesha agaciro. Ibyo twaramenye turabikurikirana, tujya kuri polisi tanga ikirego, polisi irabikurikirana, dusijya mu bugenzacyaha no mu rukiko. Mukomveri acishirwa amezi 6 afunze. Bigaragaye ko umubyeyi n'uburenganzira bw'umwana, aho ngaho tugomba gukoyoboka tugatukana turire kugira ngo wa muntu ahabwe uburenganzira bw'ibanze. Umwana wumva ikiganiro wahutajwe akabuzwa uburenganzira bwe akora iki agana indi? Ngira ngo ubwo ni nka bya bintu bijyanye no kubuzwa uburenganzira ariko butari n'ibyaha. Aha ngaha twareba ngo yabuzwa uburenganzira mu jyane iki, tuvuge n'umwana wabuzwa uburenganzira bwo kujya mu ishuri, ntagende ajye ku murenge asabe gusubizwa mu ishuri. Icyo ngicyo rwose muzi ko turi mu gahunda y'uburezi buri bose aho bazamufasha. Ariko niba nk'umwana afashwe ku ngufu, umwana wimwe umutungo, umwana atawe n'ababyeyi, aragenda ajya ku murenge yegere serivisi ya leta ishinzwe ubugenzacyaha. Ubu abantu bayikora musiga babita RIB, Rwanda Investigation Bureau, yerekana ibimenyetso, bakore dosiye, umujyane mu rukiko barebe ko uwo muntu yasubizwa uburenganzira bwe. Uburenganzira ni ikintu umuntu agomba guharanira. Niba ko kugaragaza ko wagiye uhohoterwa wibiceceka, tubwire genda uvuge ku murenge ugaragaza waguhohoteye. Niba atamukurikirana ujye ku karere, nibyanga natwe bazatumenyesha mu karere dufatanye kugira ngo turi ko twasubiza uburenganzira bwabo. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, mwiyumviye ko amategeko arengera abana ari amwe atagira n'umwe asiga inyuma. Ikindi kandi mwiyumviye ko kwigisha umuryango waba uw'umwana ufite ubumuga avukamo ndetse n'umuryango nyarwanda bizatuma hatagira uhonyora uburenganzira bwe. Nawe uduteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro. Ese ubona hakorwa iki ngo guheza abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda bicike? Dusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Ushobora no gukoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa kuri WhatsApp. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kumva ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. Reka mwanya mugenzi wanjye Christella Uwicyeza atugezeho ubutumwa, ndagaruka tugana ku musozo w'iki kiganiro. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Bakunzi b'ikiganiro ejo, nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa muba mwaratugejejeho. Uyu munsi wa none ubutumwa buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku buryo bushya bwo gukemura amakimbirane. Aha twaribazaga tutese mubona ari iki gitera amakimbirane mu miryango. Dore ibitekerezo mwadusangije bakunzi b'ikiganiro. Kabera Emmanuel aravuga ko amakimbirane yo mu miryango aterwa nuko bamwe mu bashakanye batumvikana ku bibazo runaka baba bafitanye hagati yabo. Bakumva ko buri umwe ari ufite ukuri, bigatuma nta uca bugufi hagati yabo. Nyangezi we aravuga ko amakimbirane mu muryango avuka bitewe no kuba abashakanye batarasezeranye byemewe n'amategeko ndetse n'ubwumvikane buke bushingiye ku mitungo. Naho Kirenga Evode avuga ko amakimbirane yo mu muryango aterwa n'ubwumvikane buke ndetse n'ubukene buri mu miryango. Ernest Kwizera we avuga ko amakimbirane mu muryango azanwa n'intonganya no kutaganira hagati y'abashakanye bivamo inzangano ndetse na za gatanya. Dukomereze ku butumwa bwa Valentine Mwumva neza ahavuga ko igitera amakimbirane mu miryango ari ubushobozi, iyo bamwe ari abakene abandi ari abakire. Ataho usanga imiryango imwe yanga gushyingira mu yindi miryango bavuga ko badahuje ubushobozi. Nawe udukurikiye wagira uruhare mu kiganiro ejo, aho wakwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0788 75 81 41 cyangwa se kuri 07 28 28 23 Dasubiramo 07 75 81 41 cyangwa se 07 28 23 Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, WhatsApp kuri nimero navuze haruguru ya MTN ndetse na Instagram, aho mujya hashakirwa mukandikamo
Ejo Youth Echo mu magambo arambuye. Dukomeza nk'uko nabibabwiye mu biganiro by'ubushize, hari ubutumwa bwagarukaga ku ruhare rw'abangavu mu kwirinda inda zitateganyijwe tutabashije kubasomera kubera ikibazo cy'umwanya. Nkaba nabwo ngiye kubunyuramo nk'uko nari nabibasezeranyije ko tuzabugarukaho. Twihuse, Jeannette Kukamunyi avuga ko impamvu abangavu batwara inda ari ukubera ubukene buri mu rubyiruko kandi rukarutanabasha kubyihanganira. Theophile Niyitegeka uherereye Imwurire avuga ko abana benshi b'abakobwa batanyurwa n'iwabo uko babayeho. Ati ikindi ni uko n'ababasambanya bahishirwa n'iwabo. Naho niyo nsenga uherereye mu karere ka Nyagatare yagize ati icyatuma inda ziterwa abangavu zigabanyuka nuko ababyeyi bakwigisha abana babo hanyuma utihanganye akakoresha agakingirizo. Atariko nanone umugabo ufashwa asambanya umwangavu akwiye guhanwa by'intangarugero. Cynthia uherereye mu murenge wa Nyamirambo mu mujyi wa Kigali yagize ati ndabakunda cyane. Ati rero ukuntu twakwirinda ibishuko nuko twakwifata tukirinda abadushuka nk'abangavu. Shumbusho Fidel uherereye i Kanombe avuga ko abana b'abakobwa guterwa inda zitateganyijwe ahanini biterwa no kugira irari ry'ibyo batabona iwabo. Ati inama nabagira ni ukwitekerezaho bakareba ubuzima bw'ahazaza habo heza. Naho Esperance uherereye mu karere ka Kamonyi avuga ko abangavu ubwabo ari bo bakwiriye gufata umwanzuro ku hazaza habo, bityo oya ikaba oya, ndetse bakanirinda gufata impano z'ababashuka kandi bagakurikiza n'inama z'ababyeyi. Fisto we avuga ko ikibitera ari uko nta mukobwa w'umwangavu ukimenya kuvuga hoya ngo yifatire umwanzuro. Nirora uherereye mu murenge wa Muyongwe mu karere ka Gakenke yagize ati inama naho abashiki banjye babanza kumenya icyo bakeneye. Baca umugani ngo utazi yava ntamenye yajya, kandi kugira ejo heza birategurwa. Rero nibahategure bamenya ko ari bo bayobozi b'ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Murenzi we ntiyatubwiye aho aherereye, gusa mu butumwa bwe avuga ko uruhare rw'abangavu ari ukwifata. Atariko biragoye kubera imiryango bakomokamo. Ati kandi ikindi ni ikimenyetso ko abana n'urubyiruko babayeho nabi. Ati kandi umuti w'ikibazo urirengagizwa bagahana bihanukiriye abagabo bigatuma batewe inda bahisha amakuru. Reka dusoreze kuri Ndiho Kubwayo William uherereye i Nyamagabe mu murenge wa Nkomane aho yagize ati mbashimiye ku kiganiro cyiza mwatugejejeho cyerekeranye no gutwara inda kw'abangavu. Ati inama nabagira nibirinde irari n'inda nini kandi bubahe uko babayeho. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, ubutumwa twari dufite bwa rubu ariko mukomeze mu bwohereze tuzabuheraho ubutaha. Turamushimiye cyane Christelle Wikeza umaze kutugezaho ubutumwa mwana tugejejeho. Mboneho no kubashimira mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye ndetse mugafata n'umwanya mukadusangiza ibitekerezo bitandukanye ku nsanganyamatsiko tuba twaganiriyeho. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro, ariko mbere yuko dusoza reka mbibutse icyo twaganiragaho. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi twaganiriye ku itotezwa rikorerwa abana bafite ubumuga mu muryango nyarwanda. Twumvise ibitekerezo bya bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Kigali bagaruka ku mpamvu babona zitera imwe mu miryango gutoteza aba bana. Bamwe bagize bati biterwa n'imyumvire mibi y'ababyeyi yo kumva ko umwana ufite ubumuga aba atameze nk'abandi. Abandi nabo bati nuko ababyeyi baba batarabyakira. Twumvise kandi ubuhamya bwa Nzabonimpa Boniface wagize ubumuga ku myaka 14. Bagenzi be ku ishuri bamuhimbaga amazina atandukanye bitewe n'uko ameze, bikaba byaramuteraga ipfunwe cyane. Kuri ubu agerageza kwiga neza ndetse ajya anafasha bagenzi be mu masomo. Nsengiyumva Jean Damascene umunyamabanga nshingwabikorwa w'ihuriro ry'abafite ubumuga mu Rwanda nawe yagarutse ku mpamvu abona abana bafite ubumuga bahohoterwa, agira ati byose biterwa n'imyumvire haba mu muryango umwana avukamo ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Yagarutse ku kwigisha umuryango ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana nka kimwe mu byafasha mu gukemura izi mbogamizi abana bafite ubumuga bahura nazo. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbibutsa ko mushobora kudusangiza ibitekerezo byanyu ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho kuri uyu munsi. Ese mubona hakorwa iki ngo guheza abana bafite ubumuga bicike mu muryango nyarwanda? Mwadusangiza ibitekerezo, ingero cyangwa inyunganizi mubinyujije kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0787 58 14 11. Mushobora no gukoresha nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp.
Mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro Ejo cya none cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Mbibutse ko ikiganiro Ejo mugikurikira ku 104.3 ijwi rya Amerika mu masaha nk'aya. Nitwa Nicole Giraneza, mukomeze kugira ibihe byiza.